Ndagira ngo abenshi mukunda kumva ko uwo bita Elon Musk umukire wa mbere ku isi akora ibishoboka byose ngo arwanye ubutinganyi ndetse na transgender, kwa kundi abantu bagenda bakajya kwihinduza ibitsina. Akaba buri gihe twumva propaganda yakoze zo zirimo gutera inkunga ibigo bigiye bitandukanye ndetse akanatanga amafaranga menshi cyane kugira ngo icyo kintu kirwanywe. Abenshi bakibaza ese ko abakire ba mbere ku isi hari uburyo bagenda bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, uyu mugabo kuki agerageza kurwanya kino gikorwa kandi n'Imana nayo ubwayo ndetse na Bibiliya igaragaza ko ubutinganyi ndetse no kujya kwihinduza igitsina ari ibintu bibi. Reka nze muri ino nkuru ngiye kubasobanurira n'amavuko ndetse n'imvano y'urwango rukomeye cyane umugabo Elon Musk abasha kugirira ibi bintu bya transgender ndetse n'ibijyanye n'ubutinganyi. Wowe ntujye kure cyane, tugiye kujyana akantu ku kandi icyo usabwa gusa ntuze gutuma hari ikintu kikuri iruhande kiri buze kukurangaza ukaza kugira ikintu kigucika. Reka tujyane noneho. Hari muri 2004 uwo bita Elon Musk mu buzima busanzwe icyo gihe yabanaga n'umugore we bita Justin Wilson. Icyo gihe baje gufata initiative yo kuvuga ngo biragaragara ko tutabona umwanya wo kugira ngo dutwite tujye mu biki byose, bakora icyo bita in vitro fertilization birth, aricyo mu mpine bita IUF. Icyo gihe hari muri 2004 icyo gihe haje kuvukamo impanga ebyiri z'abana babiri, ariko muri abo bana babiri haje kuvukamo umwana umwe wamenyekanye cyane w'umuhungu bita Xavier Alexander Musk. Uyu mwana arize nk'uko abandi bana bose biga, akorerwa ibyo ababyeyi bakorera abana babo, cyane cyane ko ari umwana w'umuhungu. Ibintu byose arabikora. Amaze gukura biza kuba ngombwa yuko aza kujya muri Los Angeles, ariho yaje agarukana impapuro zaje guhindura ibintu. Na 2022 uyu nguyu bita Elon Musk yaje kubona statement yamutunguye imuhindurira umutima, ibintu byose bitabihinduka. Umwana afite imyaka 18 nibwo yasa atangaza yuko yamaze guhitamo kuri kumuboneye, yamaze gufata initiative yo kuhinduza igitsina, amaze kuba umukobwa, nta sano na rimwe agifitanye na se. Ati byose birarangiye, ati isano ryose twagiranaga nta na rito. Ahita hindura n'amazina, yivana w'izina ry'umuryango rya papa we afata izina rya mama. Icyo gihe umwana ese yita Vivian Jenna Wilson, yikure izina rya Musk yari afite mu buzima busanzwe. Iki gihe niho Elon Musk mu magambo yaravuga ati iki gihe niyo natsindiwe mu buzima bwanjye. Ati nibyo nshobora kuba umukire wa mbere ku isi, nkagira amabiliyoni menshi, nkubaka amakampani agiye atandukanye, nibyo nkagenda nkora ibintu biri technologique birenze, nga creating ama AI agiye atandukanye, yewe n'amatelefone adasanzwe. Atariko kunanirwa nk'umubyeyi ku buryo umwana ahitamo no gufata izina ry'umuryango akaryikuraho agahitamo ibindi bintu. Ati hari yanatsinzwe nk'umubyeyi. Ati niyo yabaye intsinzwe ikomeye mu buzima bwanjye. Icyo gihe Elon Musk ikintu yasa akora nta kindi yakiriye ko igihombo cyabayeho, atangira kurwanya ubutinganyi ndetse na transgender aho biva bikagera. Yakomeje gutera inkunga buri hantu hose yumva bari bakeneye kuba bakwangiza ikintu kijyanye n'ubutinganyi. Aravuga ati igihe cyose nzaba nkiri muzima sinzigera nemera na rimwe habaye ikintu gisa nk'iki ngiki, kubera ko cyantwaye umwana wanjye Xavier. Ndetse nanone ari niyo mpamvu abantu benshi bavuga yuko Twitter impamvu yiswe X ni inyuguti itangiza izina rya Xavier. Akavuga ati ni mu buryo bwo kugira ntazigere yibagirwa umwana we yakunze, ariko yananiwe kumainteninga kugira ngo abe umwana muzima. Aravuga ati rero kuba nawe umukire wa mbere ku isi ariko umwana yarananiye, ati buriya mba natsinzwe. Hari byinshi bijya muri ino nkuru, hari byinshi ubashe kumva, jya muri comment nawe utubwire ese iyo uza kuba Elon Musk wari kwitwara gute. Igihe ni 12 no kwizera, paso corto visala.